ibigo byinshi byatangiye kwanga gukoresha AI bitangira kwisubirira ku bantu. Mu myaka 2 ishize hari inkundura yaje y'ama AI. Ibigo byinshi uhere kuri za Google, Uber, za Microsoft zatangiye kuba za kencouraginga abakozi babo kwiga gukoresha AI cyane kuruta ibindi byose. Iyo byaje no gukomeza kuba byakura cyane abakozi bamwe barirukanwa. Ariko noneho uruganda rwa AI rwaje kuba rwahindura ibintu kuko AI nazo zirahenze cyane niko nabivuga gutya. AI ziza mu mizo ya AI. Uribuka neza ko AI yo wajyaga kuyikoresha waguraga subscription. Ibyo bigo nabyo byaguraga ama subscription bikumva ntabwo bihenza kugira ngo bitunga amatoni y'abakozi. Sometimes no kuba managinga nabo ubwabo ari indi case bavati okay what if tubyoroheje hanyuma noneho tukafata abakozi bacu tukabirukana noneho tukagira bake abandi tugashyiramo AI. Baranabikoze gutyo, ariko none ibigo by'ama AI byari byarabateze agatego batigeze bamenya. Ati ngo rero ngo bimeze bite? AI zikiza waguraga subscription y'ukwezi, ndakeka benshi murabizi, ukamara ukwezi ukoresha iyo AI nta kibazo. Ariko noneho uko iminsi igenda ijyamo mbere bitewe n'uburyo usage ya AI imeze, abantu bakoresha AI barabizi. Ngewe bimbaye inshuro nyinshi kuko ubusanga mfite ama email nka 6 koreshaho AI imwe kugira ngo nirinde ko babona ko hari traffic nini nkoresha mu AI kugira ngo banzamurireho ibiciro. Icyo bagukorera rero ni kimwe, bavuye kuri subscription bahita bagena ku kintu bita ama token cyangwa se ama credit. Ndakeka ibyo bintu niba ukoresha AI byo bibona. Bivuze ko mu rugero niba ashobora kuba nafata nkagura ama credit y'amadolari 50 kuri AI runaka, bashaka kuvuga ati turaguha ama credit wenda 200 ku bihumbi almost 70-80 hafi aho ngaho, bakampa ama credit 200. None ayo ma credit 200 nayakoresha yarangira, nubwo nayakoresha umunsi umwe kagura izindi credit. Bitandukanye cyane na mbere. Wibuke neza ko mbere ho waguraga subscription y'ukwezi ugakoresha AI yose. Ibi ngibi rero ndagira ngo mbigusobanure kugira ngo umenye aho biri buze kuba byahurira. Bivuze ko rero abakozi baragabanutse, AI ziriyongera. Bivuze ko abantu bakoresheje AI cyane, noneho ibigo bimaze kuba byashiftinga bivuye ku kintu bita subscription bigiye ku ma credit n'ama token bidewe nayo waguze. Noneho za Google n'ibindi bigo byagiye byadopta kuri AI byatangiye kuba bibona ko AI zihenze cyane. Anga kugira ngo byumve neza, reka dufate nk'urugero. Hanyuma murabizi ko kuri ibintu bijyanye n'ama website, tuvuge niba narifite umudeveloper shobora kuba nakishyura wenda ibihumbi wenda 300 cyangwa se 350 ku kwezi, agakora ibintu perfect nka igihe cyose mukenereye, nyine agakora ibintu biri perfect pe. Noneho nkamwirukana kavuga ati oya, niba mwari 2 cyangwa se 3 ntabwo mbakeneye muri 3, nkeneye umwe nzajya muha task azikora akoresheje AI. Wa mu developer akaba ari aho ngaho n'umwe, ariko at the end of time wa mu developer ugasanga AI twadobse turimo turakoresha arimo arakoresha ama token wenda y'ibihumbi, ugasanga nko ku munsi cyangwa se nko ku cyumweru akoresheje token z'ibihumbi hafi 500 akora nyine project z'abantu. Uri kubyumva? Nirukanye abantu sigaza umwe, akazi karacyari kandi karihuta, ariko at the end of time igiciro cyazamutse. Niba tuvuge 3 narabishyuraga 900 ku kwezi, hanyuma noneho umudeveloper umwe we usigaye kaba ndimo ndakoresha ibihumbi hafi 500 cyangwa se 600 mu byumweru 2, bivuze neza ko hafi almost miliyoni n'ibihumbi 200 iribuze ko yagenda hashize ukwezi. Yego yo AI yakoze neza, ibyo ikora project z'abantu zimeze neza, ariko ndimo ndagira surplus y'undi mukozi. Mbere nari mfite 3 bikagenda neza, ariko umwe arimo arakoresha ama token ahenze cyane. Niyo case rero yabaye kuri Google. Google imaze kubireba yaje kwitegereza ibona ko isigaye ikoresha quadrillion 3.2 kuri ntuze kuri credit. Ibi bintu kugira ngo byumve neza, tuvuge nyine bya bintu nakubwiraga, niba mfite ama credit 200 naguze wenda amadolari 50, hari ama credit 200, Google yo yisangaga iri gukoresha quadrillion 3.2. Quadrillion imwe ni 1.15. Ubyumve, fata rimwe wongereho ama 0.15, iyo niyo quadrillion imwe. Ebyiri
eshatu n'ibice bibiri. Ayo ngayo rero nibyo Google yaje gusanga ko irimo iragenda ikoresha ku ma AI kuri buri kwezi. Ayo ubwayo ni amafaranga menshi cyane. Google imaze kubireba gutyo iravuga ati rero AI zirahenze cyane kuruta uko twazana abakozi bigendeye kuri ya scenarios naguhaye, kuko uraza gusanga ko wagabanyije abakozi wazanye AI hanyuma hari n'abantu bake, bivuze neza ko rero wa muntu ari buze kuba yakora task ariko nanone nyinshi nyine kuko ari AI. Rero indi case yaje kuba yaba abantu batangiye kujya bakoresha udutask tworoshye, twa dutask ubona tw'amafuti wakoresha intoki, badukoresha AI nayo, kandi ukoresha iyo AI amatokeni nayo aragenda amatokeni nyine agenda yiyongera. Google ibyitegereje neza yanarije iravuga ati no, ibi ngibi ntabwo bishoboka. Ibi ribuze ko byahura cyane nko mu kwezi kwa gatanu utuzi tugeze mu bihumbi 100 kwezi twamaze kuba twavaho, bivuze ko nyine hari imirimo ibihumbi 100 yavuyeho. Ahangaha wumve niba vuga utuzi ibihumbi 100 wumve utuzi, ni kuvuga ati wenda ni company runaka, wenda hano hari nk'akazi ko kuvuga ati wenda no gucreate ama website, ni urugero rumwe. Akazi ni kavaho kakazi, nta kazi kavaho direct, ahubwo abakozi nibo bagenda. Rero fata utuzi ibihumbi 100 twavuyeho tutabarimo abakozi bari mu mwutwo tuzi. For example, nima hanye gucreate website nka mfite abakozi 5, ako kazi kakaba kajyanywe na AI iragakora akazi karakomeza kugenda neza, bimere neza, ariko abakozi bungukiraga muri kakazi toka mbali barahita bagenda, barahita babura. Iyo rero niyo case yagiye iba, utuzi ibihumbi 100 twarabuze kubera AI. Rero ikindi kintu cyaje kuba cyaba Google imaze ku accessing, imaze kubona neza ko AI it is good, irakora ibintu neza, at the end of time cost yayo irahenze, yatangiye kuba yashi kugarura nyine abakozi aba engineer bayo. Google yararebye AI irabikora neza, biri perfect, ntabwo ikibazo kiri kuri AI, byumve neza. AI ikora ibyo igomba kuba yakora mu buryo bukwiye, ahubwo ikibazo kiri buze kuba cyaza kikajya ku kintu bita cost, ku giciro. Ibi ngibi Microsoft nayo yatangiye kubwira abakozi babo ati no, nabo batangiye kwa adopt system ya AI, ko barababwira ati mugende gake, mukoreshe AI gake cyane muri no company yacu ya Microsoft. Byumvikane cyane ko rero AI irimo iragenda igabanuka imikoreshereze yayo kubera iki? Kubera igiciro. Sinibyo gusa, n'ikindi bita na Uber nayo yahuye niyo case, kuko ubu tuvugana nayo yashatse ku adopta ibintu bijyanye n'ama AI, akazi kakagenda neza, kakamera neza, everything bikaba biri perfect. At the end of time ugasanga aba boss nanone nyine inyungu barimo barabibonamo ni nke, kuko ahangaha ntiwanarenganya abantu. Noneho tekereza akazi gakorwaga n'abantu 4, urabasimbuje ushyize y'umuntu umwe, wenda zakoresha izo AI. Bivuze ko nawe rero agomba gutanga umusaruro w'abantu 4. Rero kuba yakoresha amatokeni n'amacredit menshi bishobora kuba nyine nta gitangaje cyaba kibirimo. Plus nuko hari ikindi kintu cyo kuvuga ati ibigo by'ama AI nabyo niba nkuzaniye AI nkabona wirukanya abakozi 100, uri depend cyane kuri AI yanjye, at the end of time ndakugenza uko ngushaka, kuko nta niye choice yindi ufite. Abakozi warabirukanye, kuko akenshi izi AI ubona ziri monopoly, iyije iradomina isoko cyane, ukabona irimo irakora, ukabona yabaye monopoly, izindi zijya kuza usanga iyo ngiyo n'ubundi isoko yararyihariye. Rero nicyo kintu kirimo kigenda kibugasanga ama AI menshi nyine arimo aragenda henda abantu at the end of time, ko nta yindi iri substitute ushobora guha wahindura, ibega nyine niyo ngiyo gusa. Ibigo rero bigahomba, niyo mpamvu byatangiye kuba byafata umwanzuro. Google yo ni namakuru maze nk'ibyumweru 2 nimba atari ukwezi, nimba atari amezi 2, Google atangiye kuba hagarura aba engineer bayo, tuze na Microsoft bababwira ati attention. Bivuze ko uko babencouraginga kwiga no kumenya AI, niko bari kubencouraginga kugabanya gukoresha AI. Kubera iki? Kubera icyo bita cost of using AI irimo iragenda iba high cyane kuruta uko byari biri expected, uko byari biteganyijwe cyangwa se uko byari bigombaga kuba byamera. Urabyumva bimeze bite, cyangwa se urumva amaherezo ya AI azaba ayahe? Dusangiza igitekerezo cyawe rero muri comment section, hanyuma wibuke kudufollowinga ku biganiro nk'ibi ngibi. Welcome.